dore abantu 10 ugomba kwitondera mu buzima bwawe, kuko abantu ni babi, ntago bakwifuriza ibyiza. Ni abandi bifuza imibereho yawe mibi, niba abandi bifuza kugira ubuzima bubi butari bwiza, ntago bifuza ko watera imbere na gatoya, ndetse rimwe na rimwe abenshi nta nubwo bifuza ko wanabaho. Rero aba bantu 10 ngiye kukubwira ubitondere, kuko ni babi mu buzima bwawe. Niba ugendana nabo ubitondere, kuko abantu bakwihishemo kandi mugendana musangira mugira gute, usanga hanini bano bantu bakwishyikiraho 100%, ndetse rimwe na rimwe rukunda kwishuka ko ari inshuti zacu magara, ukumva ko ariwe wabitsa amabanga, ariko hanyuma mu minsi mike amabanga yawe ugasanga yageze hanze. Aba bantu rero ni babi, ubitondere. Ngiye kukubwira ubwoko 10 bw'indyarya, ubwoko 10 bw'indyarya bukwihishemo, cyangwa se ubwoko 10 bw'abantu bigira indyarya baba bakwihishemo. Muri make batakwifuriza ibyiza, ahanini bakwifuriza n'urupfu, ntabwo bifuza ko wabaho neza, ndetse rimwe na rimwe nta nubwo banakwifuza ko ubaho. Rero aba bantu 10 ngiye guhera ku mwanya wa mbere, aba bantu ubitondere. Rero muri mushyashya ndakwakiriye ngo haye n'ikaze. Aha ni kuri Voco News, ahantu uzajya usanga amakuru cyangwa se ibyigisho bya business, mu byo wakora ibyo byose, n'inama za business mu mibereho yawe yose. Rero nizere ko wakoze subscribe kugira ngo nkomeze nkubwire naba ngaba. Rero dore umuntu wa mbere ugomba kwitondera mu buzima bwawe, uzitondere umuntu uguca intege. Ushobora rimwe na rimwe kwishuka ko umuntu mugendana ari ingirakamaro, ukumva ko ari inshuti yawe kuko uba umukunze cyane, ariko we akwihishemo atagukunze, akumva ibyo uvuga byose nawe akakubwira duke uwe azi, ariko ukamubwira ibyawe byose kuko uba wamaze kumwishyiramo nk'inshuti, umwiyumvamo mu buzima bwawe bwose, nyamara akwihishemo ari ukugira ngo asenye ubuzima bwawe, atakwifuriza ikintu cyiza. Rero umuntu uguca intege uzajya kugisha inama, ndumva nakora business iyi, ndumva nakora ibikorwa ibi n'ibi, ndumva najya gusura kwa runaka, ndumva natwerera umuntu runaka, nzajya mu bukwe kwa runaka, ibyo uvuza byose byiza byakugira umumaro, ukumva arimo araguca intege. Niba wamugishaga inama za business runaka, wakakubwira ngo ibi nubikora urahomba, ibi ntukabikore, ibyiza ni ibi ngibi, buriya aho kugira ngo ujye gukora business iyi najya muri akakujyana, akagushuka, akakujyana mu bindi bintu bitakugira umumaro. Rero uyu muntu kwigiraho indyarya, aguca intege mu gitekerezo wari umuhaye, kandi wowe ugikunze wumva ko ibyo umubwiye ari ingirakamaro, byakugira umumaro, ndetse rimwe na rimwe nawe ukamugira inama zubaka, ariko we bikaza kurangira ibyawe abiciye amazi. Rimwe na rimwe ntanakumve, ahubwo akumva ko ibyo uri kuvuga ari amafuti, ahubwo akumva ko yakugira inama nziza. Rero numva umuntu umubwiye igitekerezo cyawe we akagipfobya, ahubwo akakubwira ikindi, uwo muntu uzamwitondere, ni indyarya. Uwo muntu arashaka kukoreka, uwo muntu arashaka mbega arifuza imibereho yawe mibi, ntabwo ari kwifuza ko wagira imibereho myiza. Rero umuntu kwigiraho indyarya, aguca intege ngo iki kintu kireke, uzamwitondere. Uwo muntu ntabwo agukunda, uwo muntu ni mubi, ni indyarya ikwihishemo. Umuntu wa kabiri rero, umuntu ukunda kuvuga ngo runaka ndamwanga, akazajya kwangisha abantu, akakubwira ngo runaka ndamwanga, buriya nta cyiza cye, nta n'umumaro we, n'abantu benshi baramwanga, mbega agahora amuvuga nabi. Runaka ndamwanga, sinjya mukunda, sinjya yamubona ngo dore ngiki kiratambutse. Uriya muntu uzamwitondere, kuko niba yanze uriya muntu agenda amusensibiliza hirya, ejo nimutandukana nawe azagenda kuvuga ibyawe, cyane ko ibyawe azaba abizi 100%. Rero umuntu ugenda uvuga ngo runaka ndamwanga, ngiye numva nanamugira gutya, numva nanamugirira nabi, uriya muntu uzamwitondere, kuko nutandukana nawe amabanga yawe yose azayashyira hanze, kuko uyu munsi arimo aravuga uriya, ejo azavuga wowe. Uriya muntu uzamwitondere, kuko akunda uwo bari kumwe ako kanya, ariko iyo ageze hirya arongera akavuga ibindi. Rero ahanini umuntu ukubwira ngo runaka ndamwanga, niyo agiye ahandi nawe abigenza gutyo, niyo agiye ahandi akabigenza gutyo, ugasanga arimo aravuga ushyushyushyu utugambo twinshi, avuga umuntu rimwe na rimwe, kandi nta n'ikintu banapfa, nta n'ikintu banahuriyeho. Uriya muntu uzamwitondere, kuko uyu munsi niwe, ariko ejo ni wowe. Rero uzamugendere kure, kuko nta cyiza cye n'iki na kimwe, usibye kubunza utugambo, kandi utwo tugambo tukaba twakugiraho ingaruka nawe, cyane cyane ko nawe ubwawe kimwe n'uko agera hirya nawe akakuvuga. Niba avuze runaka, nawe uzasanga iyo agiye hirya nawe akuvuga. Rero iyo umubwiye utugambo, iyo umubwiye amagambo, umugisha inama cyangwa se ibitekerezo, cyangwa se umubwira amabanga yawe, nawe iyo agiye hirya agenda avuga ngo nanjye runaka ndamwanga, yambwiye ibi n'ibi n'ibi, ugasanga bya bintu byawe wamubwiye, amabanga yawe wamubwiye, muziranyeho muri abantu babiri, nawe yasanze hanze. Rero uyu muntu nawe uzamwitondere, ni indyarya ikwihishemo. Umuntu wa gatatu uzitondera,
uzitondere umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo akora. Umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo akora, uriya muntu ahanini akunda nko kukwiyemeraho cyangwa se kukwishushanyaho, ukumva arakubwira ibintu byiza gusa, ariko washaka mu bikorwa bya byiza ukabibura, ahubwo ukabona arimo arakora ibintu bibi. Umuntu akitaka mbega akigaragaza neza, akakwibonekezaho, nyamara ibikorwa bye ukabibura, cyangwa se akagusezeranya ibintu runaka ariko ejo ukazabitegereza ukabibura. Uriya muntu uzamugendere kure, kuko ntabwo aba gushakaho ibyiza, nawe aba kwifuriza ibintu bibi. Ahanini aba kwishushanyaho kugira ngo ukunde umubwire ibyawe byose, cyangwa se kwinjira ubuzima bwawe bwose, nyamara ibye ukabibura, ahubwo ugasanga arigaragaza nabi hanze, ariko yakugera iruhande akakwigaragazaho neza. Nuko hari ibyo akurikiye, hari inyungu agufiteho mu buzima bwawe. Rero uyu muntu nawe uzamwitondere, kuko ahanini bikunze kuba mu rubyiruko, kuko ahanini hari ikintu aba ashaka, we agakoresha amanyanga yo kugira ngo abashe kukwinjira mu buzima, cyangwa se kugira ngo abashe akugereho. Iyo amaze kubibona rero ibyo yashakaga, niba hari inyungu yaragukeneyeho, niba ari amakuru yagira ngo akuvaneho, iyo amaze kubimenya muhita mutandukana. Kandi iyo mutandukanye, ntabwo ya mabanga yawe cyangwa se bya bintu byose bamushyikirana mwari mufitanye, we wumvaga ko wari umwizeye, ntabwo uzongera guhura nawe, cyangwa se ntabwo uzongera kugira n'amishyikirano yawe nawe. Ni hahandi rero hari numva ngo inshuti magara zashwanye kandi bapfuye iki n'iki, kuko wamaze kumubwira ibyawe byose. Uyu nawe uzamwitondere. Dore umuntu wa kane rero uzitondere umuntu uvuga utugambo twawe hanze, umuntu uvuga amagambo y'ibyawe byose akajya kubibwira inshuti ze, ukagira ngo ni inshuti yawe, ahubwo ugasanga yibwiye indi inshuti ye. Buriya ahanini uzasanga umuntu agira inshuti imwe, noneho uwo witaga inshuti yawe nawe akaba afite indi ku ruhande, noneho ibyo wamubwiye ugasanga agiye kubibwira abandi. Ibyo nabyo bikunze kuba ku rubyiruko, ugasanga umuntu barakundana, amabanga bafitanye ari abantu babiri, ukumva hari undi muntu nawe uyazi, kandi muri abantu batatu ugasanga amabanga yamanywe n'abantu batatu bagiye batandukanye, kandi wari uzi ko abibwiye umuntu umwe. Rero n'imibereho yawe yose arayimenya, yarangiza akajya kuyibwira undi muntu. Ugasanga n'urugero ngiye kuguha, ugasanga umuhungu n'umukobwa barakundana, cyangwa se umukobwa n'umukobwa barakundana, ni inshuti magara, hakaba hari indi inshuti nanone y'undi mukobwa uri ku ruhande, ugasanga nawe azi ibyawe kandi ntabyo wigeze umubwira. Bivuze ngo ni inshuti, uyu muntu afite inshuti imwe, kandi iyo nshuti imwe nayo ifite indi inshuti, noneho ibyo umubwiye nawe akabibwira indi inshuti ye, ugasanga ibintu bigiye hanze. Ibyo bikunze no kuba ku basitari, ugasanga umuntu afite amabanga afitanye n'abantu babiri, cyangwa se bagakorana ibintu by'abantu babiri, barangiza bakabishyira hanze, bigahita bijya hanze, twese tugahita tubimenya. Ni uko hari umuntu umwe wabibwiye inshuti ye magara, iyo nshuti ye magara igahita ibishyira hanze agamije kugusenya. Ntabwo aba kwifuriza ibintu byiza. Nakubwiye ngo ni indyarya ziba zikwihishemo zifuza kugusenya, ntabwo ziba zikwifuriza ibintu byiza, nta nubwo ziba zikwifuriza imibereho myiza, ahubwo no kubaho kwawe binabaye ngombwa unapfuye byazishimisha. Ntabwo aba bantu baba bagukunda, ahubwo bagira ngo bagusenye, bagira ngo bagushyire hasi, ntabwo bifuza imibereho yawe myiza. Rero dore umuntu wa gatanu uzitondera mu minsi y'ubuzima bwawe bwose. Ndi buze gusoza nguha inama y'inshuti, ndi wose uhe n'igitekerezo kizima. Ubundi inshuti nyanshuti wayibona gute? Ubundi inshuti wakundana nayo, wagendana nayo, niba uzi ko hari umuntu w'indyarya, kugira ngo iyo ndyarya uyirinde, wabigenza gute? Dore umuntu wa gatanu ugomba kwitondera. Umuntu uzaguhiza amafaranga ukabona ntayaguhaye kandi ayafite, uwo muntu uzamwitondere, kuko uyu nawe nta cyiza akeneye iki na kimwe. Abagira ngo ukomeze umuhe amafaranga, abagira ngo ukomeze umwihere, cyangwa se abagira ngo mutandukane, cyangwa se agusebye mu bantu, kuko uyu muntu ujya kumurega umubwira ngo namugurije amafaranga, ahanini azaba yarize n'ingingo izagutsinda, kuko uzaba umwizeye nta masezerano yo kumuguriza muzagirana, uzabumva ko ari inshuti yawe. Rero nuguriza umuntu amafaranga ukabona ejo arakomeza kukugenda iruhande, ukabona muri kumwe, ukabona ntabwo ari kukwihisha, uyu muntu uzamenye ko ari indyarya ikwihishemo. Muri make nawe ntabwo aba kwifuriza imibereho myiza, noneho yiwe ugusubiza no hasi ku mafaranga aba yifuza ko wanakena, anayabonye yakurusha uburyo yakuvanaho, ariko ugasubira hasi ugakena. Muri make uyu ni nk'umunyeshyari, aba afite ishyari ry'ubuzima bwawe. Muri make niga nabo bose ni abanyeshyari, ariko iwe noneho aba afite ishyari rirengeje cyane. Nuguriza umuntu amafaranga ukabona ntabwo ari kukwihisha, cyangwa
se yaraguhaye itariki runaka, ya tariki ikagera ukabona arakomeza muragendana, ukabona nta nubwo ashaka ko n'icyo kiganiro mukizanaho cy'amafaranga, ukabona nta kibazo gihari, ahubwo bikarenga ejo ubundi ukumva arakubwiye ngo mfite ikibazo ongera ungurize amafaranga n'ayandi ndayibuka, wayamuha akaguha igihe cyo kwishyura, cyagiye cyagira ntayaguhe. Uriya muntu uzamwitondere, kuko si uko aba yarabyibagiwe nta wibagirwa ideni, ahubwo abagira ngo akomeza gukomeretse cyangwa se akomeza gusahure n'utwo wari ufite. Rero umuntu utazakwihisha, cyakora nubona kwihishe ukabona arimo aranyonyomba cyangwa se akaguha ubusobanuro bw'uko azayaguha kandi nawe koko wabona ukabona ntayafite, uzamenye uko umuntu azayakwishyura. Ariko nubona nk'ahawanye itariki ukabona ntayiguhaye kandi arakomeza kukwiyereka, ntabwo ari kukwihisha, ntabwo ari kukwitsimba, murahorana kandi urabona ko ayafite ntayaguhe, ejo akongera akaguza andi, uwo muntu uzamwitondere. Nibinaba ngombwa ahubwo uzanamugendere kure, kuko nta cyiza cye. Uriya muntu yanagusahura, ntabwo agukunda, imibereho yawe ayifitemo ishyari. Rero uyu muntu nawe uzamwitondere. Dore umuntu wa gatandatu uzitondera mu buzima bwawe, ni abantu 10 ngiye gusoza. Umuntu wa gatandatu uzitondere umuntu muhuza ibibazo nyuma akabigusigamo. Umuntu muzahuza ibibazo, mugahuza ibibazo cyangwa se mugahurira mu kibazo mwese, nyuma ukumva kigutayemo, warimo aratanga ubusobanuro bwo kubyivanaho kugira ngo abigushyireho. Uriya muntu uzamwitondere, kuko no kukubamba yakubamba, muri make arikunda kurusha uko agukunda. Muri make we yumva ibye ari byo ari gushyira imbere cyane, ntabwo yifuza ibyawe. Imibereho yawe niyo ashaka gutambamo ibitambo, we agasigara amahoro. Icyo yifuza ni uko ubuzima, kandi uyu muntu umenye ko ari inshuti yawe, umenye ko ari inshuti, wowe wumva ko ari inshuti yawe, ari umuntu mugendana, ari umuntu wabitsa amabanga yawe, ari umuntu mwasangira akabisi n'agahiye. Ni wa wundi nijoro uryama ugatekereza uti wamuha akanaka, wamugurira inzoga, wamusohokana, ukumva umuntu urimo uramutekereza, nyamara mwahuza ikibazo we akakigobotoramo akakigusigamo. Uyu muntu uzamwitondere, kuko nawe nta cyiza cye, imibereho yawe nawe ubwawe arayanga. Uzamwitondere. Umuntu wa 7, uzitondere umuntu uhorana ibitekerezo bibi. Uyu muntu ni mubi cyane, umuntu uhora wumva wakora ibintu bibi gusa, nta cyiza yakora, cyangwa se umuntu wumva yahora agirira abantu nabi, cyangwa se ukumva afite ibitekerezo bibi ku bandi. Uyu muntu uzamwitondere, kuko ibyo ari kwifuriza abandi nawe ubwawe arabikwifuriza. Sinjye kugira ngo yabikwifuriza, ahubwo aranabikwifuriza, kuko niba agirira ibitekerezo bibi abandi, nawe ubwawe ntabwo yagusiga, kuko nawe uri kiremwa muntu. Urwango yangiye abandi nawe ubwawe ararukwangira, kuko niba yaranze umuntu nta kintu wapfuye, kuko yumvishe ngo runaka ndamwanga, kuko yamwanze, rero agahita amwifuzaho ibitekerezo bibi, nawe ubwawe arabikwifuriza, kuko nuko atabikubwira, ahubwo hari icyo abagamije. Rero uzamenye ko bano bantu niba bakwanga, cyangwa se bano bantu niba ugendana nabo ukaba ubazi, uzamenye ko ari target y'icyo bifuza kugeraho. Rero uyu nawe kuko afite ibitekerezo bibi, hari ibitekerezo bibi abagamije kuri abo, rero nawe ntabwo wamutera impuhwe, nta mbabazi yakugirira, nawe yabigukorera. Umuntu wa 8 uzitondera mu buzima bwawe, uzitondere umuntu wishimira kukubwira inkuru ze nziza. Umuntu uhora ukwishushanyaho, akakubwira ibyiza byinshi bye, akakubwira ukuntu ari mwiza, akakubwira ukuntu arenze. Muri make arimo arakwiyemeraho, arimo arakwirariraho kugira ngo umwizere 100%, haba mu bushobozi, haba mu mbaraga, haba mu bwenge, mbega haba muri politike, haba muki, mbega arimo arakwishyiraho umuntu mwiza kandi ukwiyemeraho, ukubwira ko akomeye. Ahantu hose yahakuvana, ibibazo byose wanyuramo yabikuvanamo. Mbega arimo arakubwira inkuru ze nziza kugira ngo nawe umwizere, umwumveho ubushobozi ko nta handi hantu wabuvana, ni kuri we. Rero uyu muntu uzamwitondere, kuko uyu muntu namara kugufatisha umutima wawe wose kandi nawe ukamwizera wese ko iki kintu cyose yakigukorera, nuterwa uzamutabaza. Uyu muntu uzamwitondere, kuko hari igihe azaguta mu kaga. Wari umwizeye, wari umufiteho ubucuti buhambaye, wari umufiteho ubushobozi bwose buhambaye, ushobora kumwizera ko yakubwiye inkuru ze nziza, yakubwiye amateka ye meza, ntakubwira amabi, wowe ukumva ko ari umuntu mwiza urenze mu buzima bwawe. Icyo gihe iyo ugeze mu kaga uramwitabaza kandi akagutaba mu nama.
bivuze ngo ntabwo azagutabara, ahubwo azagutaba mu nama, azakubamba weho wisanga uri wenyine, kandi ari we muntu wari uzi yuko ari we muntu wa mbere ugufite mu buzima bwawe. Uyu muntu uzamwitondere, cyane cyane ko uyu muntu ukubwira inkuru ze nziza, ukubwira inkuru ze ntakubwira imbi. Uyu muntu ubundi umuntu akubwira ibyiza n'ibibi ukamumenya wese. Uyu muntu nta nubwo wanamumenya. Uyu muntu kwirariraho n'umuntu kwiyemeraho ntabwo wamumenya, kuko umenya ibyiza ntabwo wamenya ibibi bye, n'imibereho ye nta nubwo wanayimenya, uko ahantu hose aba yishushanya. Uyu muntu uzamwitondere. Umuntu wa 9 uzitondera mu minsi y'ubuzima bwawe bwose, uzitondere umuntu wikunda cyane, cyangwa se umuntu ukunda utwe. Umuntu ukunda utwe kuruta iby'abandi cyangwa se kuruta ibyawe, akikunda cyane, ugasanga buri kintu cyose arimo arakikubiraho, ugasanga ibintu byose arimo arabyishakaho. Mbega muri make arimo arinezeza niba abonye kandi ni inshuti yawe, niba muri kumwe, muri mwasohokanye cyangwa se mwatemberanye, cyangwa mwakoranye urugendo ahantu runaka, ukabona arakwibese agiye kwiyakira kandi mwakoranye urugendo mwari muri kumwe. Uriya muntu uzamwitondere, ntago ari inshuti yawe. Niba cyangwa se mwemeje ko mugiye guteranya udufaranga mugasangira, mugahuza hamwe, umwe nazane 5 undi nazane 5, undi tugende twiyakire, ukabona warimo arikunda, oya mfite amafaranga 1000 nge nta yandi mfite, cyangwa se mfite 2 nta yandi mfite, nyamara amafaranga arayafite kuko arimo arakunda utwe, ndetse rimwe na rimwe akanikunda. Ntabwo rero uyu muntu ugomba kumwishimira mu buzima bwawe, kuko umuntu uzakurusha ubwenge ngo turya yawe nanjye tuzayarya nyuma, kandi uyu muntu urimo arafata nk'inshuti yawe, uzamwitondere. Ntabwo uyu muntu agukunda. Muri make arimo aragukonsoma, icyo yikurikiriyeho ni imibereho yawe, arimo arishakira udufaranga twawe, ibye aragira ngo abizigame azabyinezezemo wenyine, mu gihe wowe yawe wamwisanzuyeho mwayasangiye. Uyu muntu ntabwo agukunda. Uyu nawe uzamwitondere, kuko uyu muntu akwihishemo kandi ntabwo ari kukwisanzuraho akubwire byose, ahubwo arimo arakugaragariza ko we nta bushobozi afite. Muri make ni wowe yizeyeho ubushobozi, mwahurira mu kibazo runaka agahita akubwira ati rero ngiye rwose nta kintu mfite, sinzi niba ari ikintu wamfasha, ngiye utwo mfite n'utu ngutu. Cyangwa se uwo muntu muri make we arimo arayatsimba, arimo arazigama, arimo arashyira ku ruhande, ntabwo ashaka ko agaragara, mu gihe ayawe ushaka kuyashyira ku mugaragaro kugira ngo ayawe muyarye. Uyu muntu uzamwitondere, akwihishemo, kuko akunze utwe, aranikunze kuruta ibyawe nibyo ari gushaka ko bishira, we agasigara wenyine. Rero umuntu wa 10 uzitondera mu buzima bwawe, uzitondere umuntu ugutuka nyuma akaza akakubwira ati nakinaga ntabwo nagutuka, none se buriya byakubabaje, ariko ntugapfe no kubazwa n'ubusa. Uriya muntu uzamwitondere. Uwagututse abishaka, ahubwo aragira ngo agukomeretse, cyangwa se akagukomeretsa kugira ngo gucyurire ku byabaye, ukumva kubwiyemo akantu kabaye kera kugira ngo kakurye, nyuma hashira akanya ngo yego mana yanjye sugo ibyo byakubabaza, ibyo ntibikakubabaza, narinzi ko twakinaga kumbi burya byakubabaje. Uriya muntu uzamwitondere, kuko ibyo ngibyo yabikoze abagira ngo akubabaze, ntabwo aba yifuza ko wabaho neza, abagira ngo heranwe n'agahinda. Niba hari ibyo wakora gucika intege, niba ari ibiki, ntabwo uriya muntu ari inshuti yawe. Ntuzamwizere, ntabwo agukunze, ahubwo agize Imana warimbuka, cyangwa se niba ari ibyo wakoraga bikarimbuka, ntabwo aba agukunze, aba akwihishemo. Kimwe nuko haba hari n'indi target we yifuza kugeraho, haba hari igitekerezo yifuza kibi cyawe hagati yawe nawe, cyazabaho cyakurambika hasi kugira ngo ukunde ujye hasi. Nta kintu na kimwe uriya muntu yakumarira. Rero dore inama ngiye kukubwira wa muntu we, niba ufite abantu mugendana nabo mu bijyanye n'imibereho yawe, mu bijyanye na business zawe, uzitonde, kuko abantu ntabwo bagukunze. Nujya gukora business yawe, uzayiharire umutwe wawe, cyangwa se uwitekerezeho, uyige neza, wumve ko ugiye kuyikora kandi udahubutse, kandi wumve ko ugiye gushakamo amafaranga. Ntuzajye kugisha inama umuntu, kuko uzajya kugisha inama ashobora kukugira inama nziza, kimwe nuko yanakugira inama mbi. Rero umuntu mugendana, kuko abazi imbaraga zawe n'imbaraga nkeya, ashobora kugushuka akabigukuramo kandi bikakuvamo. Niba ari imibereho rero y'urugo rwawe, cyangwa se y'ubuzima bwawe bwose, mu mibereho isanzwe yo hanze, niba rero ugiye kugisha umuntu inama, ukumva ko umuntu ari inshuti yawe mu mibereho yo hanze, uwo muntu azakoreka
ibyawe siko byose wakabivuze, imibereho yawe yose siko wakayishyize hanze. Vuga iby'ingenzi mwahuriraho n'umuntu, ariko wijya kumwirekuriraho ngo umubwire amabanga yawe yose, ngo mfite amafaranga 10,000 niyo mfite yonyine mu mufuka imbere n'inyuma, ugasanga umubwije ukuri kuko nta amafaranga ufite arayo ngayo, aho wamaze kubyica kare, kuko ayo mafaranga 10,000 warahita yishyiramo ko ariyo ufite koko. Ntago shuka ati ngwino nkwerekana tujyana wenda dusangira agacupa kamwe, tayari bya 10,000 baba bipfuye, kandi wari ufite imibare wari wamaze gutegura. Uwo muntu uzamwitondere, kuko uwo muntu ntago ashaka kubaho neza. Rero niba ufite igikorwa runaka, niba ari imibereho yawe yo mu rugo cyangwa se imibereho yawe yo hanze, irinde yose kuyibwira uwo muntu, kuko uwo muntu arahita kumenya wese uko wakabaye. Niba ari business ugiye gukora, irinde kuvuga ibyawe byose, vuga bike bishoboka, wijya kwisanzura ngo uvuge byose uko byakabaye. Rero kandi uzitondere kuvuga ibintu mbere bitaraba, uzabanza uvuga uzabanza ukora ibintu, uzabivuge nyuma waramaze kubirangiza, kuko ushobora kubivuga noneho bikananga, ejo wawe wundi wabibwiye akaguseka, kuko ntabwo uragera ku ntego, ntabwo bya bindi wabigezeho. Ahubwo banza ubikore, numara kubikora ubone kubivuga. Nuvuga ibintu bigapfa bazaguseka, ariko nubikora nyuma ukabivuga bazakwita intwari, kuko uzaba uri umugabo. Reka ngushimire rero, ndatekereza nkubwiye ibintu byiza, ndatekereza nkubwiye ibintu bizima kandi byakubakira ubuzima bwawe bwose. Rero aba bantu uko ari 10 uzabitondere batazakwinjira ubuzima bwawe bakaburimbura. Sawa, nakagaruka.